nkuragije inzira yo gukora ibyo ushaka, mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya. Mama, ma. Vera, Vera. Oh, kugeza ryari koko igihe nagendeye amajoro naraye none na n'isaha nkigenda ninjye waremeye ibibazo koko nta bandi bantu babaho mu buzima bumeze nk'ubwanjye. Mana wagira ukandabara ko igihe nagendeye mwana wanjye ntawe nabonye, umugabo nashakanye nawe anta mu kode, none ababyeyi banjye barapfuye. Mana nzabaho ute koko ubu buzima nzabaho? Iyi si irandambiye aho ubuzima nzabamo mbishobora, kubaho nta babyeyi, kubaho nta mugabo n'akana nari nsigaranye ndakabura, si ubwo koko nzabishobora? Mama, ma. Umugabo wanjye basi aho hantu ari i Kigali ho bimeze bite? Umugabo yagiye agiye gupagasa ngo agiye i Kigali, basi n'ahandi ari nta nubwo azi ko batwirukanye mu nda, ntago azi ko nabuze umwana wanjye. Mana umfashe basi uzaze asanga umwana wanjye ahari, kuko nasanga ntawe azanyica. Mana y'ukuri komeza kunyobora, nkuragije inzira yo gukora ibyo ushaka, mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse n'abashaka kugeza no mu rupfu. Mana we, ibibazo biranyishe pe, sinzi nimba ibi bihe bizashira. Si Mana ko nakundaga gusenga, najya gusenga ahantu bakambwira ngo nzatabarwa, aho gutabarwa ibibazo biranyishe. Si Mana ndabafuta. Mana nizere ko ibi bintu ni guca mu gihe kizagera bikarangira, uzamfashe bazi niyo nakira kino gihe sinzacibagirwa, cyangwa nkabona umwana wanjye aragarutse. Mana nagushima pe.
Kagatima karehesha. Shamba sijero. Shamba sijero. Nikuru kuona tumaze imisi tutajya. Amasha. Kiri kuvuga. Urabona kagatima uramutse tubakara Arakubwiye wijashwe. ariko tukabona Imbaje bonetse ugomba kujya kugana. iri shyamba ni rinini cyane ntabwo kabura ugasohokera. Ibyo ni ngombwa kuzabikuryozwa. Iri shyamba ni rinini cyane ntabwo twabona aho gasohokera. Turagafata Mana bya bindi bavuze koko nibyo ngo abakire si abantu. Umukire wifashe araza ansohora mu nzu nda n'impuhwe muteye arafata ansohorana ibintu byanjye n'umwana wanjye, none dore n'umwana wanjye ndamubuze. Mana koko ubwo umwana wanjye abo nzamubona? Mana uje urareba abakire biriya bintu wabahaye nta n'icyo babimaza, ibintu badakoreramo umugisha, ahubwo ngo bagiye kwirukana abapangayi. Uzarengere n'abatabifite, uzaturengere pe, kuko ibi bintu ntabwo twazabivamo. Iyi si ntabwo ari twe twayiremewemo ibibazo gusa. Basi ngo uwo mukire wanyirukanye akareba ibintu ndi gucamo nawe akabicamo, akareba ibibazo ndi guhura nabyo, arebe nimba ndashoboye no kwihangana. Amaze kunanirwa pe, gira untabare, tabara ndananiwe, gira icyo ukora, kuko ubu buzima ntabwo nabubasha, sinashobora kububamo. Nta mwana mfite kandi narabyaye. Basi se umugabo naza nzamubwira ngo umwana we yagiye. Ibi Mana sinzi nuko nzabisobanura. Ikigeragezo, 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 ikigeragezo kirajomba. Iyo uri mu kigeragezo reka nkubwire, abantu baraguhunga bose kandi ndacyumva. Inshuti yawe magara ni nayo mwanzi wawe gusa. Ngutaranigwa garamye ngagira ngo ijuru riri hafi, utarahura simwifurije guhura. Ngiyo uri mu kigeragezo reka nkubwire, abantu baraguhunga bose kandi ndacyo mupfa. Inshuti yawe magara ni nayo mwanzi wawe gusa. Utarahura simwifurije guhura. Ikigeragezo si karande bwoko bw'Imana mwe, ikigeragezo si gatunzi bana b'Imana mwe, ikigeragezo si umurage twateganyijwe, kandi ntago ari igihembo twagenewe. Mwihangane kuko nta joro ridaca, kugera kure n'isi ko kubabara ariko niko gupfa. Mana gira undengere, ubu buzima ndi kubamo ntabwo nabushobora, nta mwana, nta mugabo, nta babyeyi. Mana ndaje kuko wagira ukadutabara.
simana iri shamba ryo ko iri shamba ryo ntago wararinyiciramo mana undengere uru rugendo oya ino shamba sindakomeza kuriryamamo gutya ahubwo ndagiye